Basuhuza bakunzi batwige muzika, nizere ko mumeze neza, mukomeze kugira icyumweru cyiza. Tugiye rero gufatanya kongera kwiga amasomo yacu, aho kuri uyu munsi wa none tugiye kwiga igice cya kabiri kidufasha mu gucengera amanota nyirizina, ndetse no kugira ngo tubashe kumenya kuyasoma neza uko akwiye. Uyu munsi wa none rero ngira ngo twagiye twiga uburyo bwinshi bugiye butandukanye, tugenda twiga amasomo menshi agiye atandukanye, ariko aho tumaze kuba bakuru cyane, kubera yuko impamvu bivuga ni iyi: nuko umuntu ugeze kuri iri somo wese, ubu kugeza kuri uyu munsi wa none igice uriho, wemereye kuba wagira gute? Wemereye kuba wakwigisha indirimbo, si iyo ari yo yose, ariko hari indirimbo zimwe na zimwe wemereye kuba wakwigisha bitewe n'intambwe tugezeho. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'iri somo, aho batubwira ngo ugucengera gusoma amanota. Muri iki gice baratubwira ngo ni igice cyahariwe ibimenyetso by'ibanze giharirwa n'amanota nyirizina. Muri iki gice tuzagenda tubonamo ibimenyetso bigiye bitandukanye, dore ko tugiye no kugendera ku bice bigiye kutwinjiza mu bindi bipimo bishyashya. Uyu munsi wa none tugiye kuzabonamo incecetsa, tuzabonamo gahiri idomye, tuzabonamo igipimo cya gatatu kuri kane, tubone n'igipimo cya kane kuri kane, ibipimo bituzuye tubonemo inyereza, tubonemo shami nyabubiri, shami idomye ndetse na shami nyabutatu, sibyo? Yewe ikindi ni uko tugiye kuzagenda tubona impumeko ndetse n'ingendo, sibyo? Ibyo ngibyo akaba ari bimwe mu bimenyetso bya muzika bigenda bikoreshwa umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi wa none rero, ku mutwe wa mbere w'iri somo tugiye kubona icyo twita incecetsa, gahiri idomye, igipimo cya gatatu kuri kane, ruzigamura idomye n'igipimo cya kane kuri kane, nk'uko mubibona hano. Hano rero tugiye guhera ku cyo twita incecetsa. Incecetsa rero ni iki? Restaurant. Hano rero siranse ni iki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo twerekane mu ndirimbo ko ijwi riceceka, tugira ibimenyetso birindwi byerekana ko duceceka mu ndirimbo, bijyana n'amanota ndetse bikanganya agaciro na ya manota. Turaza kugenda tuyibona hano mu mbonerahamwe yacu, aho batubwira ngo duhereye ku mucecetsa nini tujya ku ntoya, dore uko zigenda zikurikirana, sibyo? Yewe hano baratwereka induhuza. Dufite induhura hano, tukagira induhuza gice, tukagira inkuragahiri, tukagira inkurashami, inkurabubiri, inkurabutatu n'inkurabune, sibyo? Turi kubona ni amazina yagiye aharirwa ari inyamama, siranse, sibyo? Iyo tuje hano tukabibona neza. Hano mu gifaransa bari kugenda batwereka ibijyanye n'amazina yazo. Hano bari kutubwira yuko dufite icyo twita pose, tukagira n'icyo twita la demi pose, tukagira respire, tukagira le demi spire, urumva ni kimwe cya kabiri, tukagira lo quatrième spire, tukagira lo huitième spire, tukagira lo sixième spire. Ibyo bintu byose rero ni ibintu tugomba kwiga, kandi ni ibintu tugomba kugira gute? Ni ibintu tugomba kumenya. Aha ngaha rero kimwe mu kintu tugomba kwitaho ni ukuvuga ngo tugomba kumenya uburyo aya masiranse yandikwa muri pote. Ese kuri uyu munsi wa none buri siranse ifite uburyo bwihariye igenda yandikwamo muri pote. Tuje n'aha ngaha kuri iyi nduhura se cyangwa iyi pose, ni ukuvuga ngo igira igihe kingana na ruziga, sibyo? Ariko ni ukuvuga ngo isa nk'iyandikwa muri uyu murongo wa kane, ndetse ikandikwa ifite akagofero kagize gute? Ifite akagofero gacuramye. Iyi ruziga
iyi duhura igira akagofero gacuramye kandi gahera ku murongo wa kane. Tukagira induhuzagice. Induhuzagice ni ukuvuga ngo yo ifata kuri uyu murongo wa gatatu, ariko noneho byihariye ikaba ifite akagofero kagize gute gahagaze, iyo isa n'ihagaze. Mbese muri kubona yuko ni ingusane yayo twabonye ya mbere. Tukaza kugira rero icyo twita respire. Muri kubona uburyo igenda yandikwa, usa n'uza ukagenda uheta kano kantu kuri ubu buryo. Tukagira icyo twita inkurashami, tukagira inkuramubiri. Muri kubona yuko ya nkurashami twandika tukongeraho akandi kantu ka kabiri, sibyo? Tukongera tuje hano, turi kubona yuko ni inkura ishami twandika tukongeraho utundi tuguru dutatu, tukaza kuyandura ni ya nkurashami twandika tukongeraho utundi dukoni tune, sibyo? Dusobanura iki? Dusobanura inyama. Ni ukuvuga ngo rero ibi bimenyetso tugiye tukabisanga mu ndirimbo, duhagarara tugira ikiruhuko kingana agaciro na rya nota nyirizina. Bivuze ngo iki kiruhuko gifata umwanya w'ikiruhuko cy'amasegonda ane. Ubwo ni amasegonda ane niyo turuhuka. Ahangaha turuhuka igihe kingana n'ibihe bibiri, hano turuhuka igihe kingana n'igihe kimwe. Ahangaha tukaruhuka kimwe cya kabiri, hano tukaruhuka kimwe cya kane, hano tukaruhuka kimwe cy'umunani, ahangaha tukaruhuka kimwe cya cumi na gatandatu. Ngira ngo muri kubibona neza. Ni ukuvuga ngo buri kimenyetso cyose kiba kigiye kinganya agaciro n'aya manota turi kugenda tubona hano hasi. Tubyumve neza kandi tubashe kubisobanukira. Ntabwo nshaka gutinda muri ibi bimenyetso by'incecetse cyane rero, ahubwo nagira ngo twigire gahindo nyirizina, tubone isomo ryacu ry'uyu munsi. Ese kuri uyu munsi wa none twari tumaze iminsi twiga tubona amanota, tukabona inota, tukabona ni noire, ni blanche, ni ronde, tukabona ni double cloche, ni cloche. Ariko noneho zishobora no kwiyongeraho, zishobora no kugira akandi gaciro kandi zigifite ryazi. Bigenda gute? Hano tuvuga ngo gari idomye, turaza kubibona neza. Ni ya noire tuza tukongeraho akadomo. Hano rero baratubwira ngo iyo tuvuze gari idomo igira agaciro ka gari isanzwe wongera kimwe cya kabiri cyayo. Ni ukuvuga ngo iyi gari idomo, aka kadomo karavuga yuko kongeraho kimwe cya kabiri cya gari isanzwe. Bivuze iki? Kimwe cya kabiri cya gari isanzwe mu buzima busanzwe tuzi neza yuko kimwe cya kabiri cyayo ni iki? Bingana na cloche. Ibi bivuze iki rero? Bivuze yuko iyi gahiri idomye niba twakavuze yuko ari gahiri ariko ingana n'iki? Ingana na cloche. Bambe ari gahiri twongeraho iki? Twongeraho cloche. Nk'uko tubibona, ibi bivuze ko ubwo gahiri idomye ingana na gahiri wongeyeho shani. Nibyo nari maze kuvuga hano kuri iki gishushanyo cyacu. Ishobora kungana kandi na shani eshatu, kubera yuko turabizi neza yuko gahiri ubusanzwe ubwayo igira
igira cloche ebyiri, irimo cloche ebyiri. Hanyuma ka kadomo twabonye yuko nako ubwako kagize gute nako ari cloche. Ibi bivuze yuko ibi ngibi byose birangana ndetse bikaza bikongera kuzuza yagahinduze idomo. Hari ahantu henshi tuzagenda tubibona, ariko bino nanone bishobora kunganya akandi gaciro n'andi manota yose bijya kugira gute bijya kunganya agaciro. Bishobora kungana na double cloche, bishobora kungana na double cloche zigera muri 6, sibyo? Cyangwa se n'undi mubare wa triple cloche dushobora kuba twahuza n'ibipimo byacu, cyangwa se n'undi mubare wa triple cloche dushobora guhuza nabyo. Ibyo ngibyo bikereza neza yuko ari ibintu tumaze igihe twarize, tuzi kuba twahuza, tukamenya agaciro ka buri nota n'uburyo zigize gute n'uburyo zigenda zigabana. Tugiye gukora imyitozo rero twumve noneho ese gahini isanzwe mu gusanzwe igira akahe gaciro. Ese none iramutse yongeweho akadomo, iramutse yongeweho umutini, iramutse yongeweho 1/2, twabisoma gute mu myitozo turi kugira gute turi gukora imyitozo? Nicyo kintu tugiye kureba. Tekereza neza yuko ibijyanye n'imyitozo byo tumaze kugenda tubimenye. Ubushize twiga cloche twabonye uburyo tugenda tuzitera, tukagenda tuzihuza n'iki, tukagenda tuzihuza n'igipimo. Aha ngaha rero tugiye kureba ni gute rero dushobora gufata iyi gahini idomye ya noire point, twarangiza tukayihuza n'iki, tukayihuza na ya cloche, kandi byose bikabasha kujya mu gipimo cya 2 kuri 4 byose cyane. Ni gute rero tugiye gutangira imyitozo? Dufite umwitozo wa mbere hano n'indi myitozo ikurikiramo ndetse n'indi myitozo iri mu gitabo myinshi igiye itandukanye. Ibyo byose turaza kugira gute, turaza kugira tubisobanukirwe. Do re mi fa sol, do re mi, do re mi, do re, do re, do re, do le, do le le, do le le. Ibyo bintu ni ibintu tumaze kugenda tumenya gutandukanya. Iyo tugiye gutera intwari zisanzwe, do re, twajya gutera cloche, do le le, do le le, do le le. Aha ngaha rero tugiye gutinda kuri ya ntwari, niyo tugiye gutindaho niyo turi gusoma, tubyumve neza. Do re, do re mi fa sol la si, do so mi do. Noneho tukabitera tubihuza n'iki, tubihuza n'igipimo cyacu nyirizina. Do re mi fa sol la si, do so mi do. Come do re mi fa sol la si, do so mi do. Hanze kwibonye kubereka amanota tuyakoraho, amanota yo mumaze kugenda mumenya ahantu amanota aherereye, kugira ngo mumaze kubabona. Yewe tugomba gukora iyo myitozo, dushobora no kongera tukiha undi myitozo natwe tukongera tukawuhurirwa, tukagira gute tukawuzana hamwe. Ibyo ni ibintu tumaze kumenyera, ntabwo ari ibintu tugitindamo cyane. Tugiye gukora undi myitozo, so fa mi so do si do so. Noneho mudekanga ni ukuvuga ngo noneho dufite noire point tukayivamo, ihita tujya kuri cloche
ariko nabo tukava kuri koroshi dufata noire ndetse na noire. Ni ukuvuga ngo hano akangaka karasa n'agatindaho katwinjiza muri iryo nota nyirizina, kano gakoroshi kakiyitaho tugahita katwinjiza muri iriya nota. Mu gitabo cyanyu muraza gusanga ahangaha hari note ya me. Mu gitabo cy'igifaransa harimo note ya si, sibyo? Niyo mpamvu ano manote njyewe naje kuyafata yombi kugira ngo uzabasha wasoma igitabo cy'igifaransa wasoma n'igitabo cy'ikinyarwanda uzabasha gusobanukirwa no kumenya kujya gute no kumenya kubisoma. Hano nta kibazo kirimo, nta kintu gishobora na kimwe twangije. Kongere dukora no mwitozo naho tugiye gusoreza isomo ryacu. So fa mi so do si do so la si do mi re do si do re mi re do ra re do si so do si la so la si la so so si si re fa si do si do re so si si re fa si do si mi re do so so si si re mi do mi sa la fa mi re do. Twibuka yuko mezi itangirira hasi ikarangirira hejuru iteka ryose. Yewe ndabashimiye cyane rero uburyo twabanye uyu munsi wa none. Iri ni ryo somo ryanyu ubonye rigiye kuba rirerire mu masomo tugiye kuzajya twiga ari imbere. Ubu ngubu amasomo tugiye kujya twiga tuzaba dusanga ni iminota 5, ni iminota 7, 3 se. Ntabwo tuzongera kwiga ibintu byinshi bishobora kuba byagira gute, bishobora kuba byaba birebire. Ni ukuvuga ngo rero mukurikire nyamuneka. Aha hantu mwabonye ko tuziga n'ibintu byinshi, ariko uko tuzagenda tubyiga ari byinshi. Isomo rizajya riba ari rigufi ariko rikubiyemo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ndabashimiye cyane rero uburyo twabanye uyu munsi. Imana ibarinde, mukomeze kugira ibihe byiza. Amasomo nakagaruka kandi mbashishikariza kujya muyasharinga bagenzi banyu kugira ngo nabo babashe kugira gute, nabo babashe gufatanya kwigira hamwe natwe. Rero tuzahurire kuri Google Meet ni kuwa kabiri no kuwa kane no ku cyumweru buri saa 2 za buri mugoroba. Udafite link ya group ushobora kwinjira muri description y'iki kiganiro ukajya ubonamo link ya group, ubundi ukabasha kubana natwe no mu yandi masomo yose yagiye akurikiraho. Imana ibarinde rero turi